akadasohoka duhure hano ku rubuga rwa Willington Academia. Nongeye kubasuhuza cyane, amahoro y'Imana n'imigisha bituruka kuri yo bane namwe mwese. Tugeze rero ku mugani wa Sakindi. Habayeho umugabo n'umugore we. Umugore amaze gusama, umugabo acaho ajya guhaka ibwami. Bukeye umugore ajya guhinga, imvura iguye arataha. Ageze imuhira ahurira n'umwami wari uhajije kuhugama iyo mvura yari irimo. Umugore nawe ubwo yari atashye yumva inda imaze kumukora, ashaka kubyara. Nuko umugore ageze imuhira ahera akarabyara, ariko abyara n'umwami ari muri urwo rugo. Umwami nyine aracyugamye aho ngaho. Icyo gihe umugore yabyaraga, ngo n'abari bari kumwe na nyine baramufashije arabyara. Umwami arabaza ati ubyaye iki? Abaza wa mubyeyi ati ubyaye iki? Abari aho baramusubiza bati abyaye umukobwa nyagasani. Ariko bakaba bamushuje vuba vuba bataramenya neza umwana uwo ari we, uwo yari abyaye, uwo mubyeyi yari abyaye. Mu by'ukuri umubyeyi yari abyaye umuhungu. Umwami ati niba ari umukobwa, uwo ni uwanjye muzamunshyingire. Umwami abonye imvura ihise arataha. Ageze iwe abwira Sakindi ko umugore we yabyaye umukobwa. Numva Sakindi yari yaragiye gufata igihe ibwami. Nuko Sakindi aguma aho ngaho, amaze gucyura igihe arataha. Ageze iwe abaza umugore we ati harya ngo wabyaye umukobwa? Undi ati oya, nabyaye umuhungu. Baribeshye. Bibaho. Bukeye umwami yohereza inka ngo bamurerere umugeni. Umugabo abwira umugore ati tuzabigenza dute? Umwami azatwica, naramuka amenye ko twamubeshye bizagenda bite? Ariko ati hapfa wavutse. Umwami yaba yabuguje n'abagore be, yabatsinda ati mbaganze mbarahire Mutamu wa Sakindi weza amatwi nk'amata yo mu cyansi. Abagore bati uwo Mutamu wa Sakindi ahoza ku rurimi rwe ni mu ntoki. Abagore bakomeza kubaririza. Bukeye baza kumenya ko uwo Mutamu ari umukobwa wa Sakindi umwami ashaka kuzarongora. Ba bagore b'umwami rero bohereza abatwa ngo bajye kugenzura uwo Mutamu wa Sakindi, bamenye uwo ari we, bamenye uko asa, bamenye ingano ye, bamenye ababyeyi be, mbese bamenye by'imvaho. Bari baratangiye guhwihisa bavuga ko mwene Sakindi ari umuhungu atari umukobwa. Ubwo nyine bagira ngo babimenye neza, ariko babikora umwami atabizi, ari ukugira ngo babishirire amatsiko nyine. Abatwa baragenda bihisha mu ntanzi z'urugo. Mutamu yari mu gikari akina n'abandi bana. Abatwa baramwitegereza basanga ari umuhungu, baritangira. Babwira ba nyirabuja ko Mutamu ngo ari umuhungu atari umukobwa. Bukeye umwami yongera kubuguza n'abagore be, arabaganza ati mbaganze mbarahire Mutamu wa Sakindi weza amatwi nk'amata yo mu cyansi. Abagore bati Mutamu wa Sakindi uwo ni umuhungu si umukobwa. Umwami biramuyobera. Umugore umwe w'umwami ati Mutamu wa Sakindi aramutse abaye umukobwa azaba umuja we, amuyorere. Undi mugore ati Mutamu wa Sakindi aramutse abaye umukobwa, iwacu uzaharimbuza ifuni iheze. Nuko buracya umwami atuma kuri Sakindi ngo namushyingire. Sakindi amutuma ati umukobwa ntarakura. Nuko umwami aravuga ati uko ngana kose nimumunzaniye. Sakindi ajya inama na bene wabo bose ati nimumushyingire. Uwanyoye amata y'ibwami yishyura amaraso nta kundi. Umuhungu bamushyira mu ngobyi, baragenda bwakwira bagacumbika. Ariko ubwo yari yaherekejwe na nyirasenge. Maze bwamara kwira bakajya mu gisambu kwambaza Ryangombe. Nyirasenge akambaza Ryangombe agira ati Ryangombe wampinduriye Mutamu akaba umukobwa ko nazabishimira. Bakomeza kugenda. Ku ndaro ya karindwi haza Imana rurema kwica. Iraza isimbagiza Mutamu, amabere iyakubitira mu bitugu, imutera amajigo, maze iramukwanjika. Nyirasenge aramureba arumirwa ati Mana y'u Rwanda, musumbirizi wa byose, munsubiriza uko yari asanzwe. Imana y'u Rwanda iramwumva imusubiza uko yari ari. Nyirasenge arongera ati Mana y'u Rwanda wampinduriye Mutamu wa Sakindi akaba umukobwa ko nazagushimira. Nuko haza Imana Nyamana itaka Mutamu, iramutanaga, imugira umukobwa w'akataraboneka. Abamubonye bose bagasanga ari nta wundi bahwanye nawe, mbese ari ikizubazuba cyaka. Umwami yari yaravuze ati bazamumushyingira ari nijoro.
Mu gitondo baheka Mutamu baragenda n'ibwami. Bageze mu rugo umwami ati nimwururutse. Abahetsi bati nimwururukirize mu nzu. Umwami ati ni mu gituro aho. Ubwo urumva umwami yari azi ko ari umukobwa wari umuhungu bamuzanye, ko inkuru zari zaragezeyo nyine ko ari umuhungu, ariko atazi iby'Imana y'u Rwanda yabakoreye mu nzira. Nuko rero baramwururutsa, umwami amukuraho ikirago amuhubuzamo, amukubise amaso akazamo ikirezereze, kuko yambaye Imana y'u Rwanda yamugize nk'ikizubazuba rwose ashashagirana. Bati nyamara nimumujyane mu nzu. Umwami ati nimumwambure umwambike ubusa abantu bose barore. Umwami amukuraho ishabure ye buhoro, ararunguruka asanga Mutamu ari umukobwa. Ati none nimumujyane mu nzu. Burira umwami arongora Mutamu. Kera rero ubukwe bwabaga nijoro, umuntu warongoraga ku manywa. Niyo mpamvu ngo muri kumva bavuga ngo nyine burira buracya bagombera gusingira iryo joro rindi. Ubwo iwabo wa Mutamu rero bari barihebye, batarya batanywa, hasi ko bagiye kuzicwa bakabarimbura. Kera rero umuntu yakoraga ikosa mu muryango, aho kugira ngo bamuhane wenyine, ahubwo bakamurimburana n'umuryango we n'abavandimwe be n'abakazana be n'abasebuka bose bakarimbura. Ikosa ryakozwe n'umuntu umwe. Niyo mpamvu rero nabo banze kurya banga kunywa, ibintu byose barabihagarika, baravuga ati n'ahandi n'ubundi tubakorera iki ko bagiye kuzaturimbura. Twababeshye ko ari umuhungu ari umukobwa, kandi Mutamu ari umuhungu. Nuko buracya rero umwami yarayarongoye, ingoma bayishyira ku nama. Wa mugore wari warabwiye umwami ngo babo bazahindure, naramuka Mutamu abaye umukobwa ngo iwabo bazahindure itongo, baramwishe bica n'ab'iwabo bose. Hanyuma na wa mugore wari waravuze ngo Mutamu naramuka abaye umukobwa, nawe ngo azamubera umuja, ajya amuyorera ivu, nawe bahita bamugira umuja we koko. Umwami agororera nyirasenge wari waraherekeje Mutamu wa Sakindi. Amaze iminsi arasezera arataha, ajya kuvuga uko byagenze kose. Nyirasenge agezeho Imana yakijije umwana we, arongera arayishimira cyane. Nuko arakomeza aragenda, asanga iwabo baraheze mu mariri, barabaye imyite. Kuba imyite ni ukunanuka, kuba umwite ni ukunanuka, kudashyira uturaso ku mubiri, ku buryo umuntu wese akureba akabona rwose ko washizemo. Nuko arabahumuriza, bumvisha uko byagenze kose barishima. Nuko baratunganirwa. Sinjye wahera hahera umugani. Inama twakura muri uyu mugani, umugani wa Sakindi rero, inama twakuramo ni ukumenya neza yuko Imana ikiriza mu kwiheba. Ahari wihebe ufite ubwoba bw'ibizakubaho, bw'ibyakubaho ukeka ko byagaruka, ingaruka mbi z'ibyo zagusigayeho kubera ibyo waciyemo utateguye, cyangwa se wenda kubw'amakosa wagize mu buzima. Ariko jya wiringira Imana. Uyu mubyeyi ngo yabanje kwiyambaza ryangombe gukwanjika, ni ukugira umuntu mbese ukabona agize isura nk'iyigisimba, ukabona umurebye ngo mumenye, ukabuyoberwa isura waha icyo kintu cyangwa wahumura. Ariko mwumvisha aramutse yiyambaje Imana y'u Rwanda icyo yamukoreye, yaraje ngira mutaka imugira ikizubazuba, imuhindura umukobwa yari umuhungu. Nawe rero va mu bigirwamana, va mu bupfumu, va mu kuraguza, va mu mihango ya kera idafite epfo na ruguru, isunga Imana. Kandi nubwo wumve, nubwo abakurambere bacu bamwe bajyaga mu byo kuraguza bakajya mu by'ubupfumu, ariko babaga bizi neza ko hejuru y'ibyo byose ngo hari Imana isumbiza zose. Iyo ni rurema, ni Imana dukunda, Imana dukorera. Nawe rero kurikira iyo Imana yacu ikiriza mu kwiheba. Inama ya kabiri twakura muri uyu mugani ni ukumenya yuko Imana y'u Rwanda isumba izindi mana zose. Ubundi mu magambo make ntabwo habaho imana nyinshi, nyine Imana ni imwe, ni Imana ni imwe kuri bose. Imana y'Abanyarwanda niyo y'Abayisiraheli, niyo y'ibiremwa byose, niyo yaturemye twese. Izo zindi rero ntukaziteho, jya ukurikira iyo Mana imwe yo mu ijuru isumba zose, ikora imirimo n'ibitangaza bikagaragara, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Gikurikirane rero, gikurikize. Imana ni nziza, tuyikorere kandi tuyikunde. Isomo rya gatatu twakura muri uyu mugani wa Sakindi ni ukutiheba.
ahubwo tukagerageza ibishoboka byose byabasha kutugeza ku cyo dushaka. Uyu nyirasenge w'uyu mwana yaza kugenda yihebye, yari kugenda arira paka bakazagenda bagerayo bakabatsindayo bose, ariko yagize ubudaheranwa, aravuga ati oya, kangumize ntakambire Imana yacu, kangumize ntakambire ndebe kugeza ageze ku gisubizo cyiza. Nawe rero ntukihebe inshuti nziza, komeza, shikama, ibyiza biri imbere. Ibyo tumaze kumva byose rero byanditswe na Musenyeri Aloyize Bigirumwami, bisohoka mu mwaka w'1924 muri diyoseze ya Nyundo. Bwamwagezagaho nanjye Bwanza Bizurubwiko, Indashyikirwa Rwema rwa Rukeratabaro, Nkotanyi n'Iminega rwa Gitinywa, Imbonezamakuza rwa Bishema Muganji w'Indekwe ya Nyirimigabo, Habanyundo Inyonga Abahinzi, Ishema ry'u Rwanda, Rwabiza Inkwaya rwa Bizabigwi, Ninjye Biheko by'Abatabazi. Mwibuke gukora subscribe, murakoze cyane. Ciao ciao, nawe utaha.